Yesu yampinduriye ubuzima. Ubwo ni ubuhamya bw'umuvandimwe watwandikiye ariko utigeze wifuza ko dutangaza amazina ye. Ubuhamya bwe buragira buti: navutse mu muryango wari ufite ubuzima buringaniye. Mu by'ukuri ntabwo twari abakene, nta nubwo twari abakire, ariko wabonaga ko twifashije. Nasanze papa na mama bakundana, bari bafitanye urukundo rwose, ubona ko nta n'ikibazo kizigera kiba hagati yabo. Ariko ubuzima bwaje gutangira kugenda nabi ubwo papa yiyemezaga gutangira kunywa inzoga, maze atangira no guhohotera mama. Yaramukubitaga amajoro, nanjye nkaba ndaho mbireba, kuko ninjye muhungu wenyine bari afite kandi ari we mukuru, abandi bana bari babiri ari abakobwa. Nta kintu nashoboraga gukora ngo ntabare mama, nari umwana w'imyaka 10. Nta n'ikintu nashoboraga gukora ngo ntabare bashiki banjye. Narabirabaga nkumva biranyobeye. Ubwo uko turyamye tukaryama mu nzu ari urusaku, papa na mama baratonganaga buri joro, yewe induru zikavuga, papa agakubita mama, tukabura icyo gukora. Njye byarananiraga nkumva n'ubundi ntacyo maze muri urwo rugo. Nk'umwana w'umuhungu naravuga ese ubuzima bwanjye buzageza he? Wibaze ko noneho na mama ntiyakoraga, papa niwe wakoraga, kandi ayo yakoreraga yajyanaga mu nzoga. Naragiye mbaho ubuzima bw'ubwoba, mbaho ubuzima bwo kumva nta mutekano mfite mu rugo mu babyeyi bambyaye, kubera ukuntu nahoraga ndara numva intonganya hagati ya papa na mama, yewe n'imiborogo ya mama. Umunsi umwe mama yaje gufata icyemezo cyo kudusiga, kuko yabonaga n'ubundi ntaho afite ari butujyane, ko nta mafaranga yari afite, yewe nta n'inzu yavuga ngo yari yaraguze afite. Byose urebye ubuzima twe tubayemo yabukeshaga papa. Nibwo rero yiyemeje kudusiga kwa papa, ariko ubona ko nawe abuze uko agira. Ibaze rero abana, umwana w'imyaka 10, abana b'imyaka 6, abana b'imyaka 3, kuvuga ngo usigaranye n'umubyeyi w'umunywi w'inzoga, nta kintu yatumariraga. Yewe ubuzima bwaje kuba burebure, sinabivuga ngo mbirondore, kuko papa ntiyatugaburiraga, yatuzaniragaho indaya. Mbese ubuzima iby'abana twarebaga ntabwo byari bikwiye. Byaje kugera aho ntangira kujya ndyama ku nshuti, mu baturanyi, nkajya nshaka aho njya kurya kugira ngo ndebe ko nyine bwakwira bugake. Bashiki banjye nabo batangira kujya bashakira ku ruhande, mbese buri wese yarirwarizaga. Ngahibaze ubwo buzima. Mu myaka yanjye 14 nahise ntangira kuba mu muhanda, uko nabonaga nta kundi kuntu nabaho. Sinari nkiga, nta kintu papa yari amariye. Igisubizo nabonaga ari mu muhanda, kuko byibura aho nagiraga abo ntegera intoki bakagira udufaranga duke bama, cyangwa bakama n'ibyo kurya. Najyaga ninjira mu masoko, mu dukaritsiye nyine, kugira ngo ndebe ko hari ikintu baba bafite, we n'umwenda iyo kabaga ari akenda barakampaga nako nkakakira. Ariko uribaza kuba namara icyumweru nta kiryo kiragera mu nda, yewe nabo nasabirizaga nabo batari kubasha kungaburira, kuko bari bamaze kumenyera. Namaze icyumweru nywa amazi gusa, kandi ayo mazi nayo ari yayandi umuntu agiye kuvoma mu gishanga, atari amazi y'isoko cyangwa amazi wenda uhawe se yo mu macupa, amazi yo mu gishanga. Ubwo nyine murabyumva ubuzima bwa mayibobo. Abo twahuraga nabo zabaga ari mayibobo nkanjye, bahita banyigisha n'ubundi buzima. Ntangira kunywa amatabi, ntangira kunywa urumogi, yewe ubuzima bubwo, ariko nabyo bikananira kubera ko ntabaga mfite ibyo kurya by'ibiryo bizima bisanzwe. Nihuse rero, reka mbabwire ukuntu rimwe nari ndi gusabiriza, imvura irimo igwa, imodoka yari iciyeho, nteze akaboko, umugabo andeba n'impuhwe, arambwira ati ese mwana, kubera iki uri mu muhanda? Ambaza amazina nanga kumubwira, nkamubwira nti uranshakaho iki? Arandeba arangije arambwira ati Imana iragukunda, ntabwo ari ngombwa kuba muri iyi nzira. Icyo gihe abivuga numvisha nteye n'umujinya, Imana iragukunda. Natekereje ubuzima bwose nagiye nyuramo bw'ababyeyi, ukuntu mama yadutaye, mama ntiyongeye no kubaririza amakuru yacu, nkajya nibaza Imana iragukunda, Imana inkunze ite?
gusa rimwe uwo mugabo yaje kongera kugaruka aho yari yaransanze musabiriza, ansaba ko yanjyana mu kigo kirera abana b'inzererezi. Icyumweru cya mbere muri icyo kigo nari nkigendera mu bikomere byo mu mutima, nkumva ikintu cyose bari kumbwira nkumva sincyumva, nkumva birinjira mu gutwi kumwe bigasohokera mu kundi. Ariko icyo nakunze muri icyo kigo ari nacyo cyaje kumfasha guhinduka, nuko cyari ikigo gisenga. Twagiraga ibihe nimugoroba nko mu ma saa 12 bakatwicaza hamwe tugasenga tugasoma Bibiliya. Maze umudamu umwe aratubwira ngo nidusome muri Yesaya 49 umurongo wa 15 n'uwa 16. Reka tuhasomere hamwe. Haravuga ngo, mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa, ntababarire uwo yibyariye? Icyakora bo babasha kwibagirwa, ariko njye sinzakwibagirwa. Dore nguciye mu biganza byanjye nk'uca imanzi, kandi inkike zawe ziri imbere yanjye iteka. Niho yahereye asa nk'udusobanurira rero iryo jambo, avuga ukuntu Imana ibireba kandi bizi, ikavuga uti n'abakubyaye n'uwakonkeje yakwanga yakwibagirwa, ariko njye sinakwibagirwa, sinagutererana. Numvishe nshatse kubimenya koko, navuze ko se koko Imana ntiyanererana, ariko nari ntangiye kubona ibimenyetso ko niba uwo mugabo yari yaraje akankura aho hantu by'ibarangije mu kigo kirera abana, mbona byibura mfite aho kuryama kurya, nari ntangiye kuvuga ntari ko wa mugani banza Imana yanyibutse. Kuva uwo munsi twasoma uwo murongo ntabwo wigeze umva mu mutwe. Byatumye nkomeza kuwutekerezaho, bituma ntangira kujya nsenga buhoro buhoro kugira ngo nanjye negere uwo mubyeyi unkunda kurenza uko abambyaye bankunze. Ubwo nibwo natangiye gusaba Imana kumpa impinduka mu buzima bwanjye. Uko iminsi yagiye ishira, umutima wanjye watangiye gusubirana, kuko nabonye urukundo muri Yesu ntari narigeze numva, ntari narigeze mbona. Nakunzwe n'abatureraga, nakunzwe n'abana twabanaga muri icyo kigo, nanjye ntangira kumva ngize urukundo, ntangira gukunda ku bintu numvaga ntazigera na rimwe ngira mu buzima. Gusa kuba muri icyo kigo byanyigishije byinshi. Naganiriye n'abana benshi barererwagamo, nsanga nabo bagiye banyura mu bundi buzima ndetse burenze n'ubwo njyewe nibwiraga ko nanyuzemo, ko ari bwo bwari bukomeye, ahubwo ubwabo nkumva bundenzeho. Niho naje gutekereza ndavuga nti banze amarira yanjye atari amarira, ahubwo abantu nibo bagakwiye kurira, ariko iyo ntagera aho sinari buzabisobanukirwa. Gusa icyo nshimira Imana ni uko yamfashije ku bw'icyo kigo, nkabasha kugira abavandimwe, nkabasha kugira ababyeyi, kandi nkabasha kuva no muri bya biyobyabwenge byose, icyo nafataga cyose, ahubwo nkagira umurongo mushya wo kugendera muri Yesu Kristo. Aho nibwo ubuzima bwanjye navuga ngo bwatangiriye. Nubwo nahageze mfite imyaka 14-15, ariko aho niho navukiye bundi bushya. Atubo rero maze gukura, ndiga, ngeze muri universite, kandi mfite n'inzozi zo kuzaba umuvugabutumwa. Ariko iyo ntekereje aho nari ngeze n'ukuntu numvaga nari ngiye gupfira mu mihanda, nta muntu nzi, ntazigera nibukwa, amarira atemba mu maso yanjye, ariko akaba ari amarira y'ibyishimo, kuko mba mbona ko hari impinduka ikomeye yabaye mu buzima bwanjye. Ubu uyu munsi navuga ko n'ukuri Yesu ari muzima kandi yanesheje, ko atanga ubuzima bushya. N'ukuri yataza mu buzima bwanjye, iyo ntagira amahirwe ngo uriya mugabo aze kunsanga ku muhanda anjyane, kandi nibaza ko uwo mugabo n'ukuri ari Yesu wamukoresheje, kandi aho ari Imana izakomeza imumpere umugisha. Ubwo bwari ubuhamya bw'umukunzi watwandikiye ariko utarigeze wifuza ko tuvuga amazina ye. Niba ubu buhamya ari cyo bukunguye, byaba byiza ukoze share kugira ngo bugere no ku bandi, kuko bwagira benshi bufasha. Ukore like,
niba utarakora subscribe ntugende utayikoze. Ariko niba nawe wifuza ko ubuhamya bwawe bwatangazwa kandi kuko ubona ko hari icyo bwakora ku buzima bwa benshi, watwandikira muri email iri muri iyi description. Murakoze, Imana iduhane umugisha.